munsi turiga igice cya 34 mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli kivuga hejuru y'abungeri badakora inshingano zabo mu itorero cyangwa se abashumba batuzuza inshingano zabo mu itorero. Ubundi urusengero n'itorero ni ibintu byuzuzanya ariko bitandukanye. Urusengero rwubakwa n'Imana mu mitima yacu cyangwa se ku bwacu turi urusengero rw'Imana. Iyo dusomye Abakorinto ba mbere igice cya 3 umurongo wa 16 kugeza ku murongo wa 17. Naho itorero cyangwa se kanisa byubakwa n'abantu Imana yarangije kubakamo urusengero rwayo. Iyo dusomye Hagayi igice cya mbere n'umurongo waho wa 8. Itorero ni iki? Itorero ni abera batoranyijwe bakuwe mu byaha kubw'ubuntu bwa Kristo Yesu. Iyo dusomye Luka igice cyaho cya 18 umurongo wa 7 cyangwa se Abaroma igice cya 8 umurongo wa 33. Intego y'itorero turavuga intego zibiri zigize itorero. Intego ya mbere ni ukwigisha cyangwa se kwamamaza ubutumwa bwiza. Intego ya kabiri ni ukuzana umucyo ahari umwijima. Itorero cyangwa se itorero rya Kristo ryavukiye i Golgotha mu kubabazwa kwa Kristo Yesu, rishyirwa ku mugaragaro umunsi wa Pentecoste. Iyo dusomye ibyahishuwe ibice 3 umurongo waho wa 8 kugeza ku murongo wa 11. Itorero ryose rigira abagabo baresha 4 cyangwa se inkingi zine zigize itorero. Ni abantu bahuje inama, bagira urukundo, baresha cyangwa se bahuje imitima. Iyo dusomye ibyakozwe n'intumwa ibice 2 umurongo waho wa mbere. Abandi bagabo itorero rigira 4, itorero rigira cyangwa se itorero rya Kristo rigira. Abambere ni abashishikarira gusoma ibyanditswe, kabiri ni ugusangira ibyabo, gatatu ni ugushishikarira gusenga. Abandi bagabo 4 bari mu itorero ry'ubu ni abaje gukorera itorero, kabiri ni abaje gukorerwa n'itorero, gatatu ni indorerezi cyangwa se abaje kwicara gusa, kane ni abagwanya itorero. Abandi bantu baba mu itorero ry'ubu ni abasizwe. Urugero nka Dawidi. Iyo usomye Yohana wa mbere ibice 2 umurongo wa 27. Kabiri ni abasiguruwe, urugero nk'aba Sawuli. Gatatu ni abatarigeze basigwa nk'aba Eliyabu. Iyo usomye Samweli wa mbere ibice 17. Kane ni abagwanya abasizwe nk'aba Goliyati na Kora. Iyo usomye Abaefeso ibice 4 umurongo wa 11 tuhasanga ministeri Karistano Yesu yasigiye itorero, intumwa, abavugabutumwa n'abarimu, abungeri n'abahanuzi. Umwungeri agomba kuba afite ibi bintu 4 bikurikira. Icya mbere azaragira, icya kabiri azayuhira, icya gatatu azavura, icya kane ashora umukumbi. Umwungeri wahamagawe n'Imana agomba kuba afite ibintu 7 bikurikira. Iyo dusomye Zakariya igice cya 11 umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 10 tuhasanga inkoni 2. Inkoni ya mbere yitwa upatanisho cyangwa se kunga. Umwungeri azayunga abantu ubwabo, namara kunga abantu abunge n'Imana. Inkoni ya kabiri ni yitwa neema cyangwa se buntu. Umwungeri azayunga abantu abafitiye impuhwe cyangwa se imbabazi. Inkoni ya gatatu turayisanga muri Zaburi ya 23 umurongo waho wa 4 ivuga yitwa inshimbo. Umwungeri agomba kugaruza abantu ijambo ry'Imana. Inkoni ya 4 umwungeri bazabagira abantu inama cyangwa se bagoragoze
abantu nibabananira babahagarike, apana kubakubita. Iyo dusomye Abakorinto ba mbere ibice 12 umurongo waho wa mbere kugeza ku murongo wa 11, tuhasanga impano 9 zitangwa na Mwuka Wera. Muri izo impano 9 zitangwa na Mwuka Wera zigabuye mu bice bitatu. Turavuga ku mpano zitatu umwungeri cyangwa se umushumba agomba kuba afite. Iya mbere agomba kuba afite ubwenge, iya kabiri agomba kuba afite ubumenyi, iya gatatu agomba kuba afite ubushishozi cyangwa se kurobanura kw'imyuka. Igice cya 34 tuhasanga abungeri baza bajya intama bitekerezaho ubwabo gusa n'inda zabo. Bayoboye umukumbi ariko batawukunda. Umukumbi cyangwa se intama zazimiye ntibazishaka, n'izavunitse tibazunge. Umwungeri agomba gukinga nyuma, agakingura mbere. Muri iki gice rero cya 34, Imana ubwayo ibwira abungeri bataye intama, ibabwira yuko bananiwe gukora inshingano zabo, ariko Imana igiye koherereza intama umushumba mwiza cyangwa se umushumba uzaragira umukumbi wayo neza, ari we Yesu Kristo. Muri Yeremiya ibice bya 23 naho turahasanga amakuru yo kuburira abungeri avuga yuko uruguma rw'ubwoko bwanje rudakira kubera bagomoye baruciye hejuru. Abungeri bakwiriye kumera nk'umuhinzi wihanganira imbuto igihe zizerera. Umwungeri ni nk'itiyo cyangwa se ni nk'umuyoboro w'ibyiza byose. Umwungeri agomba kuba urukuta rw'ibibazo byose. Ntawakwiriza inka mu gipangu cyangwa se mu kibuga bwira nimugoroba ayikame.